benshi baraje bamwe baragenda ariko njye ndacyahari. Aya ni amagambo ya Kenny Soul yasize mu mitima y'abatari bake mbere y'uko atangaza ku mugaragaro ko asezeye muri lebo ya 155 EM African Music. Lebo yamuteye inkunga mu rugendo rwe rwa muzika. Mu gihe benshi bari bakibaza aho ibintu bihagaze hagati ye n'iyi sosiyete isanzwe ikorana n'abahanzi b'ibyamamare nka Bruce Melody, Element L, ntitwakwibagirwa Rosikana nawe umaze iminsi mikeya asezeye muri iyi lebo. Inkuru itunguranye rero yasesekaye mu ijoro ryakeye ryo ku itariki 2 z'uku kwezi kwa gatandatu mu 2025. Kenny Soul yeguye mu buryo bwemewe kandi bwubashywe, nta matiku nta mvururu, ahubwo biganisha ku bwumvikane. Ariko se ni ibiki koko byihishe inyuma y'iki cyemezo? Ibyo byose ugiye kubimenyera hano uyu munsi kuri NBE Zoom. Tugiye kukugezaho inkuru yuzuye ya Kenny Soul, tunagusesengurira uko ibintu bipanze n'ubutumwa buri muri uru rugendo rwa muzika rufite byinshi rwigisha abahanzi n'abafana. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, nurangiza ukande like uduhe n'igitekerezo cyawe ubwo iyi video irabiza ko birangiye. Ubundi Kenny Soul ajya kwinjira muri lebo ya 155 EM yayinjiyemo mu mwaka wa 2024 nyuma y'uko yaramaze igihe kitari gitoya yigenga akora umuziki we ku giti cye kuva mu 2020. Murumva ko rero yaramaze igihe kingana n'imyaka 4 yikorana ku giti cye. Kwinjira muri lebo ya 155 EM byafashije byinshi mu mishinga ya Kenny Soul y'indirimbo, management, promotion no kwimenyekanisha ku rwego mpuzamahanga. Mu mishinga ikomeye cyane Kenny Soul yakoze ntitwakwibagirwa collabo ya Harmonize ndetse na DJ Neptune. Mu ibaruwa Kenny Soul yasangije bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ku rukuta rwa Instagram akurikiranwaho n'ibihumbi 260. Kenny Soul yavuze neza ko impande zombi we na 155 EM African Music basoje amasezerano mu mahoro kandi nta gihano, nta cyifuzo cyangwa icyemezo cyashyizweho urusyo ku ruhande rumwe. Aya magambo agaragaza ubwenge, ubunyangamugayo n'ubuhanga bwo kuva ahantu udateje uruntu nta nduru zihabaye. Ibi ni ibintu bike cyane mu muziki w'ubu, aho usanga abahanzi n'amarebo basezerana baturikana nk'umuriro. Ntibyatunguranye cyane. Mbere gato yuko Kenny Soul asezera, iyi lebo ya 155 African Music cyangwa se EM yari imaze gutangaza ko igiye kuvugurura uburyo ikorana n'abahanzi. Bavuze ko hari impinduka zikomeye, harimo no kugabanya roster y'abahanzi bafite. Aha niho ibintu bihurira. Nyuma ya Rosikana watandukanye na lebo ya 155 EM, hakurikiyeho Kenny Soul ndetse Element L, producer wabo, nawe ari mu nkiko z'itangazamakuru bivugwa ko adashaka kongera amasezerano kandi hari ibyo atarasobanura neza. Gusa amagambo ya Kenny Soul yateye impaka. Ibi mu magambo yanditse yagize ati, ibi natangiye kubikora nta muntu n'umwe uranyizereramo. Aya magambo agaragaza ububabare, icyizere no guhangana nk'umuhanzi ushaka kwiyubaka no kubaka umuziki udashingiye gusa kuri lebo, ahubwo no kuha indangagaciro umuziki we nawe ubwakihesha agaciro. Ni urugero ku bahanzi bose, cyane cyane urubyiruko, ko lebo atari yo muryango w'amahirwe gusa, ko hari aho ubushake bwawe, impano yawe n'icyizere cyawe bigera ugahitamo inzira yawe y'ukuri ukwiye kunyuramo. Ese guhindura icyerekezo ni intambwe, si ugutsindwa? Kenny Soul gusezera kuri lebo ya 155 EM ni ibintu bamwe bafata nko gutsindwa, abandi bagafata nk'ubwenge ndetse n'ubwigenge. Ariko ku muhanzi nka Kenny Soul ubona ko ari intambwe yari yatekerejweho ishobora kuzana andi mahirwe, imikoranire mishyashya, cyangwa no kubaka lebo ye bwite, cyangwa akajya muri lebo zindi zitari 155 EM. Uyu ni umwanya wo kwishimira ko ibintu birangiye neza, bidaciye imishyikirano, bidaciye ku nkiko, bidaciye mu mvugo mbi. Kenny Soul uyu munsi afite indirimbo iri hanze yitwa Deja Vu iri gustreaminga cyane, aho mu minsi 3 imaze ku rukuta rwa YouTube iri kurebwa n'abasaga 241.
bivuze ko iyi ndirimbo iri buze kubostinga mu minsi mike nayo iraza kuba yujuje abasaga miliyoni bayireba ku rukuta rwa YouTube. Abantu benshi nakomeje kugenda bambaza ibya Kenny Solo na Rebo ya 155 ko bititwaye neza. Murabizi ko nubwo Kenny Solo asezeye muri Rebo ya 155, murabizi ko hamaze inkundura mu isi muri iyi Rebo ivuga ko abahanzi benshi barimo batari buze kwisigaramo. Rosikana kwikubitiro yahise asezera, yandikiye ibaruwa, ndetse ibaruwa we yanditse ntago ari nk'iya Kenny Solo. Ibaruwa ya Rosikana yari yuzuyemo agahinda n'umubabaro, bivuga ko yari rimwe na rimwe yimwaga amafaranga. Uyu munsi rero Kenny Solo abaye wa kabiri, kandi bivugwa ko Element L producer uyu we bivugwa ko amasezerano yazarangira mu kwezi kwa 12 kuko yasinye mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023. Amasezerano ye rero y'imyaka 3 azarangira muri uku kwezi kwa 12 Element, kandi yavuze ko atazongera amasezerano nubwo we na 155 EM rukigeretse bavuga ko hari ibintu byinshi atarakemura muri Rebo. Hanyuma kandi Coach Gael nawe yigeze gutangaza ko igihe kigeze cyo kugira ngo yirebeho aho kureba ku bandi gusa. Niyo mpamvu iyi Rebo ya 155 yavuze ko igiye gutangira gukora isuku ndetse no gutunganya ibidatunganye neza. Mu ibaruwa Kenny Solo yanditse mu rurimi rw'icyongereza yanditse ati Official Media Statement for Immediate Release 155 Limited EM and Kenny Solo announce amicable parting of away. 155 AM Limited and recording artist Kenny Solo announced that effective 2 June 2025 we have mutual and amicable agreed to pursue separate creative path. As a celebration of the music we have created together, we are proud to share our final collaborative single Deja Vu, available on all major platforms starting today. We both express our heartfelt gratitude for the journey we have shared and wish each other continued success in our future endeavors. 155 EM Limited. Ni itangazo rero yasohoye yuko 155 ebundi ni itangazo ryanditswe n'iri ya Rebo ariko Kenny Solo niwe warisohoye yuko batandukanye. Bivuze ko rero Kenny Solo n'iyi Rebo batandukanye mu mahoro. Mu gihe hari byinshi rero byavugwaga kuri 155 EM na bamwe mu bahanzi bayo, Kenny Solo atanze urugero rwiza uko usezera ni ingenzi kurusha uko winjira. Gusezera mu mahoro ni isomo rikomeye cyane mu ruganda rw'imyidagaduro. Abahanzi bose bagomba kwiga guharanira guhora gukora ibintu mu mucyo, kumenya igihe cyo kugenda no kubaha ibyo babayemo. Ni urugendo rugaragaza ubwitonzi, kwihangana no kubaha amategeko n'amasezerano. Ni isomo ku rubyiruko, ku bahanzi, ku bayobozi ba Rebo ndetse no kuri twe abafana. Guhindura icyerekezo si ugutsindwa, ahubwo ni uburyo bwo kwagura amahirwe. Turifuriza Kenny Solo amahirwe masa, kandi turizera ko ibimurimo bizakomeza gutangaza benshi. Wowe se ubona iki muri izi mpinduka? Tanga igitekerezo cyawe munsi. Tujye tubana no mu zindi update, ukande subscribe ndetse na like. Ciao ciao, hasta la vista.